mu gihe Anta ari kwibaza ibyo umwana amubwiye, ubwo nawe aba arimo aritunganya atari ko aba bana ko bananiye. Uzi ko bagiye kuzaba nka Matilda? Maybe Matilda yari umukobwa wari warananiranye, kuko aba bana aho bagana ibyo ari byo byose ababona hari ahantu yabibonye kandi akabona bijya gusa. Yarakomeje ariko n'agahinda ari kose akomeza yivugisha ubona ko byamucanze. Yigira inama y'uko aba bana atazongera kubavugisha, azajya bihorera bagakora ibyo bashatse, bakabaho ubuzima bashatse, ubwo ngubwo bobo nibo bazigenera igaruriro. Ubwo mu cyumba rero Sharon nawe aba arimo arizengurukaho ubona ko yataye umutwe. Eveline nawe amwitegereza, ubwo afata telefone ariko wa musore akanga kumwitaba, ubwo akitunganya atari ko buri urabona buriya Daniel natongera kunyitaba nanjye anti sinzongera kumuvugisha, uretse uzabibona kandi ubwo wabona uzi ngo ndimo ndakina. Eveline ati ariko si ubwo watuje koko? Sharon ati hoya, ahubwo reka nongere muhamagare numve. Daniel aramwitaba ariko Daniel Sharon ataragira icyo avuga ahita amusamira hejuru akamubwira ati ndakubwiye ngo ntuzongere kumpamagara ukundi, mbabarira undeke, n'ubundi sinagushakaga. Icyo nashakaga cyari ukuryamana nawe, sinigeze ngushaka rwose, ahubwo wihangane nimero yanjye ntuzongere no kuyitunga uyisibe. Sharon agwa mu kantu arisetsa ati ye. Eveline nawe aramubaza ati bigenze bite, akubwiye ngo iki? Sharon ati usko nambwiye, arambwiye ngo nigeze nshaka n'umunsi warimo, icyo yashakaga cyari ukuryamana nanjye, atariko ibyo nigeze abigeraho. Akomeza abwira Eveline ati njyewe mpagarika kwibonera umugabo w'inzozi zanjye, umfata neza, unciraho amafaranga, unyitaho, baramubeshye. Nzakomeza nshakishe kugeza mubonye. Ibyo rwose si ibintu byanca intege, nabireka ibyo yakoraga, njye nzibonera umugabo mwiza rwose. Njye niyanca intege kandi nawe uranzi, rwose uranzi, ibyo ntibyanca intege rwose. Ubwo aricara Ante nawe hanze aba arimo aramesa, arimo arimesera yiturije yicecekeye ubona ko nta kibazo afite. Ubwo aba niririmbira gake gake ari nako amesa. Hanyuma rero Eveline asohoka mu nzu, aza yikora utuntu yivugisha ati se anti uri hano? Ese iyo umbwira nkagufasha? Anti aramwihorera. Arongera aramubaza anti iyo umbwira nkagufasha ubu iyi myenda urayirangiza? Maze anti aramubwira ati umfasha? Ubwo si byo utibwirije nendaga kuza nkabikubwira? Umva, mugende rwose mwikora ibyo mushaka, uwo nzahagarika azamenye yuko nasaze. Mugende murebe abagabo bose mushaka, nababwira iki? Ukuguru kwanyu si mubona uko kumwe kuri hano n'ukundi kukaba kuri hano? Mu gukoresha mu buryo bwose mushaka, ngibyo n'ibindeba. Ariko umunsi inda yinjiye mukazana umwana, nibwo muzamenye uwo ndiwe. Sinzigere na rimwe numva hari umbwira ibyo bintu. Muzabage mwifashe. Hanyuma rero ubu ngubu nababwira iki? Aho mushaka mujyeho, icyo mushaka mukora icyo, njye sinzongera kubavugisha rwose. Nuko Eveline arinjira atakomeza yifurira. Ubwo Ante aba yicariye muri salo ari gufata amafunguro wenyine yicecekeye. Hanyuma abakobwa bacu nabo bagasohoka bambaye udukanzu tw'utumini, bamuhagarara imbere batangira kumubwira ati anti turagiye, tugiye kureba inshuti. Komeza baramwitegereza ariko anti ntiyagira ikintu avuga, arabihorera. Sharon afata iya mbere arasohoka na Eveline aramukurikira, baragenda. Ante asigara arya nta kintu yigeze abasubiza.
rwose aba yarumiwe noneho pe, fashe icyemezo cyo guceceka akabihorera kugeza abo ubwabo bibwirije icyo gukora. Ubwo inshuti yiwe iraza mu rugo agatangira kuyiganirira, ataba abana uretse kuba batekereza amafaranga mu mutwe wabo, mubwije ukuri ko nta kindi kintu batekereza. Barabyuka kare bagasiga amasura yabo rwose bakayagira inzobe, hanyuma rwose bagafata inzira bakagenda, kandi ibyo bintu biba buri munsi. Friend we aramubwira ati yewe abana b'iyi minsi niko bameze rwose, ibyo by'ubyitegure, ubwo bari mu myaka nyine yo kwitwara kuriya. Ariko iyo myaka yo kutumva we, ubu si iyo myaka yo kutumva twese ubu twayiciyemo. Mushuti we ati cyane rwose, uretse ko wenda uburere buba butandukanye naho urererwa haba hatandukanye, ariko ubundi nta mwana utayicamo. Ati ariko buriya reka ngiye niturize nanabihorere rwose, sinzongera no kubavugisha, sinzongera no kubereka ko nababonye. Bajye babyuka bagende, igihe bashakiye bagarukira icyo, ariko buriya hazagira kazana inda nkajya kumva ngo karatwite, nibwo kazasobanukirwa ibyo kari gukina nabyo. Narabihoreye reka niturize, nta nubwo nzongera no kubereka ko nababonye. Aho bashaka bajye bagenda bagarukira igihe bashakiye. Abakobwa bacu rero nabo baba bari mu muhanda bikatisha katisha, kumba abana nta n'inshuti baba bagiye kureba, bikatira mu muhanda genda biganirira gake gake nk'abafite ahantu bagiye, kumbi ngo baba bagenda bashaka abasore babatereta. Ko bigoye. Ubwo rero mu gihe barimo baragenda baganira bagakomeza bavuga ati se ubu ngubu abagabo tuzababona? Everine ati njyewe mama tuzakorera ubusa bikarangira nta n'abo tubonye. Sharon ati warasaze, njye nzaruka ari uko mbabonye. Ngo wa musore rero ufite agakurashi kuri Sharon nawe atungutse hirya akaza ahamagara ati my baby. Sharon ahindukira n'umujinya mwinshi ati cicika ngo cicika hataragira n'umuntu kumva, ntukazajya unkoza isoni. Si umwawe uhora ungendaho umbaza iki? Umva umuntu nshaka se ari kuri level yawe nta n'umuhuriye wowe rwose, nta gahunda nagirana nawe pe, ahubwo ntukazajya ugenda unsebya mu muhanda wose, ukazajya ugenda unyitishwa my baby ndakubujije. Ubwo umusore nawe arakomeza ati buriya rero ngiye hari ahantu nkora kuri shop, naza ngenda nk'udufaranga duke kugeza tugwiriye. Ariko se ubona nagukunda koko? Gikomeza unyirengagize kandi mfite urukundo rwose, nubwo ngiye mba nkubeshye. Sharon ati ese ubwo nkawe kweri ubona wamarira iki tutabeshye? Nawe ubwawe ntacyo wifitiye. Ntuzongere. Baba baragiye Sharon na Everine. Hapo nyamusore wacu akomeza avuga ati komeza ugende ushakisha abo bagabo bafite amafaranga, nyamara nubihaga uzagaruka tubane kandi nzagufata neza pe. Ngo nafata inzira arigendera aramwihorera. Ubwo Sharon na Everine baragenda barahagarara ku muhanda, ariko Everine agakomeza yitonganya atari ko subusharo ibi bintu tuba dukora nibyo, genda umva nanarambiwe. Sharon ati urarambiwe se uburambiwe ugeze kuki? Umva niba ushaka ubuzima bworoshye bwa bundi ujya ubona n'abandi, ntabwo ugomba kurambirwa cyangwa utekereza ko umugabo mwiza ufite amafaranga menshi azaza akagusanga mu rugo. Umva nuko nguko babashaka, tuzadukomeza sinde dukatakata, hari igihe uwacu azatugeraho kandi uhumure. Uzi se ngo tuzababona humura. Ubwo hirya abaturutse imodoka nziza y'umukara iraza, batangira kwitonda ati cicika ahubwo wabona uriya ari we, twigire nkaho hari umuntu dutegereje aza tuvugisha. Kubw'amahirwe yabo imodoka irahagarara.
ubwo ikigabo abana bakimara kugisubiza gutyo kirisetsa cyane ati wawo nejejwe cyane n'icyizere mwifitiye, bitewe n'icyizere no gushirika ubwoba mufite muzagera kure rwose. Arabakomezanyije, arangije afata amafaranga arayabaha, ati ayo ngayo ni igihembo kubw'igisubizo mu mayi, nkunze rwose confidence mwifitiye. Nari mperutse kubona abakobwa beza nk'amwe batoya bifitiye icyizere kimeze gutyo kera rwose yarashize iminsi. Namwe nyine mu kubyumva, ahubwo ni nkaho yakavuze ngo nari mperutse kubona udukobwa tw'utugoryi nk'amwe kera, abandi bose bamaze guca ubwenge. Everine barabajije ati ariko se amafaranga uduhaye n'ayiki? Umugabo arabasubiza ati ayo ngayo ni udufaranga dutoya rwose duke tutagize n'ikintu tuvuze mbahaye, kugira ngo mugende mugure ibyo mushaka, mwiyiteho, nimugire ikibazo. Iyo ngiyo ni beginning, iyo ni intangiriro, njye nta kintu imbwiye, ahubwo mwibaze ngo mu minsi iri imbere bizaba bimeze bite. Arangije barababwiye ati ariko mwihanganira imyitwarire yanjye mibi, uswe nigeze mbabaza n'amazina de, mwitwa bande? Sharon baritanguranywe ati njye nitwa Sharon, uyu nawe ni sister wanjye mutoya yitwa Everine. Kigabo kiraseka ati wow, abavandimwe babiri mukaba muhuje ibitekerezo, ati ni byiza rwose. Ati rero iyi ni intangiriro, njyewe munyizeye nazabageza kuri byinshi bishoboka, mwe munyizere gusa mumpe igihe cyanyu mbereke. Everine agatangira akavuga ati tukugirira icyizere, turakuzi se? Ariko Sharon akahita amuzibisha ati ceceka vuba, sinakubujije kuvuga, ubundi wowe ufite ikihe kibazo? Ikigabo kirakomeza kititaye ku by'abana bari kuvuga inyuma, kiravuga giti ahubwo mu minsi iri imbere mfite ikirori nzabamagarariye, kizaba kirimo abakire, abasore batoya b'abakire, abapapa bakuru, abamama, abakobwa, umva namwe muje byanshimisha kurushaho. Ariko Everine arikanga ati ikirori, tukaza mu kirori cy'abantu tutazi? Maze Sharon ati ariko se wacecetse, ibi bintu kandi njye nabikubujije, wigenda utsebya pe. Aba arasubije ati yego rada, ariko Everine aramukurura ati ariko se wowe urimo urashaka ko tuzajya mu birori by'abantu tutazi? Sharon ati wowe rata ntuzagira ikibazo, njye nzaza kandi nzazana na murumuna wanjye, ntago yifatira icyemezo, njye nzamuzana ntugire ikibazo. Ikigabo kirakomeza kirababwira giti mwe nyine mufata igihe cyanyu mu bitekerezeho, nimubona mwazi yaba ari amahirwe meza mwaba mubonye intangiriro nziza y'ubuzima murota guhora mubamo, mwaba mubonye intangiriro rwose, mubonye kandi n'igishoro. Ubwo baratandukana. Ubwo bagera mu rugo, baryama ku buriri, batangira kubara ya mafaranga. Ariko Everine ubwoba bwamwishe, agakomeza abaza Sharon ati ariko se Sharon, ubwo ngubwo wowe uba wumva muri wowe wahura n'umugabo mukuru kuriya akaguha amafaranga akagusezeranya miliyoni ngo nuko wagiye mu kirori gusa nta bindi bitambo? Ese wa mukobwa ko iki ntabwo bugira? Sharon ati ariko si nkaho buri mu biki, nese nugira ubwoba ubona amaherezo ari ayahe? Umva njye rwose nanga ubutesi ugira, wakwitonze tugakorera amafaranga ko yari amahirwe tubonye nk'uko yabitubwiye. Aya ni amahirwe y'akataraboneka, wari wabona umuntu ibyo bintu bitubwira uretse uriya wenyine? Kandi nyamara baravuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Rero tuzi. Everine aramwitegereza ati amahirwe, ukumva yuko umuntu yafata miliyoni ziwe 5 buri muntu 5 ngo z'ubuntu nta kindi kintu ashaka kutugura? Maze Sharon ngo gusa uba ufite ikihe kibazo? Nuko Everine ati nyamara ubitekerezeho hagomba kuba hari ikintu.
Sharon arangije aramubwira ati ariko Everi ibi nta nubwo ushaka no kubibona nk'igishoro nk'umuntu ushaka kudushoramo akatwitaho. Erega hari abantu b'abana beza bakiriho tuza rero. Maze Everine atariko rwose gadushoramo ubwo se ibyo arimo arashora ni ibiki? Si ubuzima bwacu ubwo ngubwo. Ngiye iriya pati rwose inteye ubwoba ahubwo njye ndumva nareka no kujyayo. Maze Sharon atariko wowe wabonye ibifaranga byose baduhaye? Ubu wabibonye cyane nibyo wabonye. Uri aho ngaho gusa urimo urakina uvuga amagambo uzaze ngo tujye muri pati tujye kwihuragura n'ayandi. Batangira gukina babara amafaranga bayaterana. Ubwo anti wabo nawe aba ari ku ruhande arimo aribarira amafaranga yakuye muri shop. Ubwo mu gihe anti yicaye abara amafaranga Everine yarinjiye. Araza ati waramutse anti? Anti naramusubiza ati kubyutse unsuhuza se muri iki gitondo habaye iki? Everine ati nyine anti ari ikintu nashaka ko tuganiraho. Ataraceceka aramwihorera. Everine abonye anti acecetse atangira kumubwira ataramwikiriza. Ati rero anti ejo twahuye n'umugabo, none rero hari ikirori kandi yatubwiye yuko icyo kirori nitukijyamo azaduha miliyoni 5 buri muntu. Ati njye 5 na Sharon 5. Urumva rero ayo mahirwe araturumva twayacikwa? Anti ati ikirori bakabaha miliyoni 5 wowe bakagufatira miliyoni 5 na Sharon nawe bakamuha izindi gusa kwa tendinga gutyo gusa mwumva byoroshye. Ati hako se mwabana mwe? Everine ati nyamara ya ni amahirwe, aya ni amahirwe twaba tubonye twagenda. Anti ati ariko se uwo mugabo nuwahe harya warumbwiye ngo nuwahe? Sharon arya indimi, Everine arya indimi. Anti aramubaza ati ese nuwahehe akora iki kutansubiza muramuzi? Everine ati ntago tumuzi. None se icyo kirori kizabera hehe? Nyine ni ikirori kiri prive, hazaba harimo babagabo babakire baba businessman, hanyuma natwe nitujyayo duhembwe. Ati ariko mutekereza yuko abantu bagenda batagaguza amafaranga cyamuzi ko amafaranga bayasarura ku giti? Ariko mwabana mwe njye ngumaze kuyoberwa ikintu mushakira amafaranga angana gutyo. Aturetse kumirwa njye n'ubu ngubu ndacyashaka ikintu mushakira aya mafaranga cyaranyobeye ko mufite buri kimwe muri uru rugo, ko nanze umukodesha mwabana mwe ko mbagurira imyenda, ubundi aya mafaranga murayashakira iki? Kubera iki nkomeje kubona ko mwasariye amafaranga bikabije, ubundi ibintu mubikurahe? Everine ati nyine turashaka amafaranga yo kwiyitaho, kuba ubuzima bwiza nk'ubwo tubonana inshuti zacu. Ati zo mubona ubuzima mubonana inshuti zanyu ariko mukumva ko bayatoragura se? Nyamara amafaranga asaba ubwenge no kwitonda, ntagasaba gukomeza mujya mwishora mu byo mubonye byose ngo kugira ngo mukunde muyabone. Ubwo bwarije abana baryamye, Everine ararota ubona ko arose inzozi mbi, ashigukira hejuru agira ubwoba. Arangije arahaguruka aricara yitsa imitima, ubona ko yagize ubwoba bwinshi. Areba Sharon, abantu Sharon araryamye, areba hirya no hino ngo arebe ibyo arose ko byaba ari ukuri. Biramucanga, arangije atangira gukangura Sharon ati Sharon ibyuka. Sharon arabyuka amaze ariko se wubaye iki? Ati rega ngize inzozi mbi kandi mbonye ari inzozi mbi cyane zisa nkaho ari ukuri, ari nk'ibintu byatubaho muri iriya pati batubwiye. Uko Everine akomeza atekereza ku nzozi agize
akamutera ubwoba. Ariko Sharon ni ikihebe, akambwira ati ariko se Sharo, kuko uri sure neza yuko tugomba kujya muri iriya pati, ko ibintu ndose bisa nk'aho ari ukuri kandi birimo biraba. Ibi bintu kuko Sharo byazatubaho, waretse ibi bintu kuko tukabireka. Sharon ahagurukira hejuru, atari ko wa mwana w'umutesi, ubwo si byo ngibyo niba wiriwe ubitekereza, ntabwo uzi yuko wiriwe utekereza ku kintu unakirota. Ibyo ni ibisanzwe tuzi, ariko kandi nyamara ejo tuzagenda buke kandi tunagaruke, uzasanga ibyo byose ari byo watekerejeho bidafite aho bihuriye n'ukuri. Humura ariko nta kintu tuzaba, ahubwo ryama dore ndarushye, dusinzire tuze kubyuka tugende. Evelyn atari ko si Mana yanjye, kubera icyo udashaka kunyumva kandi mo ndumva zino nzozi rwose zinyitereye ubwoba. Sharon akomeza amukomanga atari ko usundi ahubwo waryamye uri mu biki. Evelyn nawe araryama, akomeza areba hirya no hino yumva afite ubwoba nk'aho ibintu yabonye arimo arabibona, ashobora kubibona no muri icyo cyumba. Ariko arihangana araryama. Sharon akamubwira ati ryama ahubwo sha nisinzirire, ndarushye, ejo dufite akazi kenshi, tuzajya mu birori, babarira turyame rwose tuze kugira igihe tubyukira. Ubwo bwarakeye, mu gihe Anta ari hanze yicaye yiturije imbere y'umuryango. Ubwo abana nabo barasohoka bambaye neza cyane, amakanzu maremare, bose ubona ko bakereye ibirori. Anta ati mutegereze gato, ati simureba mwabana mwe, nimuramuka mufashe ikirenge cyanyu mukagisohora muri iyi nzu, mugasohoka ariya kuri portaye, mbasezeranyije yuko mutemerewe no kugaruka. Rwose nimugende, ariko nimuzagaruke. Sharon ati nta kibazo rwose, turagusigira iyi nzu yawe, usigarane no compound yawe, hanyuma uzayibemo wenyine ugira amahoro. Ariko twe rwose nta cyo kuduhagarika dufite uyu munsi, turagenda rwose, amagambo yose wavuga ariyo yose ntago ashobora kuduhagarika, tugomba kujya muri pati. Evelyn akamubwira ati ariko se wacecetse. Hanyuma Auntie akabona Sharon we yigize nabi, atangira kubwira Evelyn atari ko se Evelyn mwana wanjye, kubera iki mwahaza amagara yanyu, ubu nawe uremeye uragiye. Evelyn wambabariye koko ukabikora uyu munsi wonyine, ko ndimo ndumva mu mutima wanjye iyi pati murimo muravuga ishobora kuba yabatera ibibazo, mwaretse mwabana mwe kugenda. Ako Sharon akurubana Evelyn aramusohokana barigendera, nta kintu bitayeho. Turongera kubabona cya kigabo cyabazanye mu nzu yacyo, kibaha karibu, kirababwira ati ahangaha rero niho muje murisanga. Ubwo bakimara kwinjira, wa mugabo atangira guseka ati muhawe ikaze rwose, nimugire ikibazo ahangaha murisanga. Ariko Evelyn ubwoba buramwica, atangira gufata Sharon cyane, aramubwira ati nyamara Sharo, sinzi impamvu ndumva ndi kumva ibi bintu mbifitiye ibyiyumviro bibi pe, ubundi ibi bintu twabiretse tukigendera. Ako Sharon aramwishikuza, aramubwira ati ariko si ikibazo ufite ubundi wowe ni iki, sinakubwiye ngo utuze, humura. Na cya kigabo cyungamo giti humura rwose nta kintu uri bube, urabona waba iki, ntago nyizeye. Gitangira kubabwira giti erega buriya uyu munsi ubuzima bwanyu burahinduka, ikirori kigiye gutangira, hagiye kuza abakire benshi, abapapa b'abakire, abagabo b'abakire, abasore b'abakire. Ikintu cyonyine gishobora kubahindura ubuzima ni ukuba mwakisanzura mukabitaho nk'uko bikwiriye. Ati kubakoraho gusa rimwe, ibyo ngibyo biguhindurira ubuzima bukaba bwiza. Evelyn yumva ikintu cy'ubwoba kimutashye mu mutima, atangira gukurura Sharon, aratangira arivugisha ngo hoya, ngo twumvishe ibi bintu rwose tutabishaka, kandi Auntie wacu aradutegereje, reka dutahe. Maze Sharon unakubwiye ngo ziba, kandi nakubwiye ngo uceceka bari njye uvuga, tuza, niba utabashije gutuza wowe uceceke. Hanyuma arababwira ati ngiye ikintu cyonyine mbasaba ni ugutuza, mukumva mutuje, umutima wanyu utekanye, sibyo? Nta kindi rwose. Ati ahubwo mumbwire nimero zanyu z'amakonti, hanyuma mbereke ibintu mbakorera. Afata telefone, Sharon atangira kumubwira
amubwira nimero ziwe za konte, ubona ari excited cyane. Ariko disi ka Everine gakomeza kumva gafite ubwoba, kakazakihisha inyuma ya Sharon, ari nkaho kakamubwiye ati si ibintu wabiretse kuko ukareka kwakira amafaranga tugataha. Arangije amafaranga arayohereza, abwira Sharon ati gaho mu checking njye sinjya mbese. Barebye basanga ya mafaranga yaje miliyoni 5. Barishima, Sharon avuza induru ati ibi bintu byari byo kuko mu buzima bwanjye nta muntu uramo amafaranga angana gutya. Disi nyuma yo kwakira amafaranga na Everine aba aravuze ati nyuma y'ibi ngibi nanjye ndimo ndumva noneho nakwizera. Wa mugabo aramubwira ati nyizera rwose, urabona se ndi umuntu mubi? Ati hoya, ngo ngaho mwicare rero mwumve mutuje mumerewe neza dutegereze abashyitsi. Abashyitsi banjye ikintu banga ni ukuba babona mufite ubwoba, mwe nimugire ubwoba. Ubwo anti ku rundi ruhande nawe aba ari kumwe na wa mushuti wiwe arimo aramuganirira ibyabaye. Ati rero icyambere na mbere nshaka kukubwira nuko nkunda bariya bana. Ati ndabizi urabakunda. Ati subizi ko mbakunda, n'abaturanyi bose barabizi ko mbakunda. Ariko rwose aba bana ngo bagiye mu kirori kirimo abagabo b'abakire, ngo babasezeranyije yuko bari bubahe miliyoni 5 buri muntu. Ariko ikintu kimbabaje ni ukuntu nababwiye ngo mugende nimugaruke, none abana ntibigeze bagaruka koko. None byaneye ubwoba, ubusungu haba hari ikintu cyababayeho. Umushuti aramubwira ati tuza humura, kiri umutima hamwe, bari bugaruke. Ariko aba yapanitse, aramubwira ati icyambere nuko ubizi ko mbakunda, ntabwo ngiye rwose nabirukana, ahubwo ni umujinya wari wandenze kugira ngo basi mbatere ubwoba ndebe yuko ibyo bagiyemo babireka, nubwo bwose banze bakagenda. Ubu sibe kuko mana yanjye ndabigenza ne nibatagaruka, ndabigenza ne kuko nshuti yanjye tingira inama, ubu simbigenze nimaguruke njye kubashaka. Umushuti arakomeza aramubwira ati hoya tuza shyira umutima hamwe, ibintu biraza kugenda neza. Ariko nawe akabyibazaho ati miliyoni 5 ntabwo bibaho. Ubwo abana baba bicaye aho ngaho barimo baraganira, babahaye icyo kunywa. Wa mukire aba yababwiye bounce ati genda ukorere bano bana icyo kunywa kimeze neza kiri special. Bisa nkaho bari gucirana amarenga, icyo cyo kunywa nyine kiba cyihariye. Ubwo abana batangiye kunywa banaganira, Sharon akagira ati ikintu cya mbere nzakora mvuye hano, nshobora gukora mvuye hano, nuko ubanza nkagenda ngashaka apartment nziza, dore n'ubundi batwirukanye, nkagura ibintu byose nshaka ku buryo ubuzima bwanjye buhita buhinduka. Ubwo Everine abaza bouncer ati se ubwiherero bwa hano buri hehe? Ubwo bouncer aramukurikira nk'ugiye kumwereka, ambwira ati none se turajyana? Ubwo wowe muhandangire unungire urutoki njyeyo, ariko rwose ntabwo tujyana ndijyana. Aramurangira amutungira urutoki aturakata aha ngaha uhita ugerayo. Everine aragenda ajya mu bwiherero, Sharon nawe asigara aho ngaho ari kunywa, anisetsa ameze nk'umukobwa nyine watangiye gusinda. Ariko rero atangira kumva atameze neza. Abaza bounce ati ese ni ikihe kibazo mfite mu mutwe wanjye ko numva umutwe undiye? Bounce ariko agakomeza arunguruka ngo arebe ko umuvandimwe we yarenze. Ati subaye iki? Sharon ati ntago mbizi, ndimo ndumva umutwe undiye cyane. Atari ko se ni ibiki mwashyize muri iki kinyobwa? Ko ndimo ndumva ari ibintu biri weird bidasobanutse. Ehe, noneho rero atangira kureba icyezi kwa kundi ubureba ubona umuntu utari kumubona neza. Atangira kureba, atangira kugira isereri no kumva nta mbaraga afite. Bounce nawe ari aho ngaho aramwitegereza, atangira kwisetsamo nyine nk'umuntu uzi ibyo yakoze. Ahita yunamuka ariko akamwibarishwa, none se urimo urumva umeze ute? Everine disi
aba ataragaruka. Naho Sharon we isereri yamufashe n'umutwe umumerera nabi, ahita asinzirira mu ntebe, amera nk'umuntu wa faintinze. Ubwo umukire we uri aho ngaho ku ruhande, ndavuga cya kigabo, kiba kiri muri salo yo hirya kiri kuvugana n'abakire bagenzi bacyo, ariko asa nkaho uyu nguyu ari komisiyoneri, hari uwo arimo ararangira bano bana. Agakomeza amubwira ati, noneho uyu munsi mufitiye deal nziza, n'utwana turi aho ngaho ubona ko twataye umutwe ngo dushaka ubuzima bworoshye yewe, kandi ndabizi ko ibyo wabishobora. Rero utebuke amahirwe atagucika. Utwana turi aha ngaha n'utwana tudafite ubwenge, tutazi nyine ngo turi mu biki. Icyo dushaka cyo ni amafaranga, kandi namaze kuyabaha nabishe mu mutwe. Ubwo wowe utebuke dukore deal ive mu nzira. Ubwo Everine aba yaje akumva ari kuvugira kuri telefone, akaza akamwumviriza. Akihagera umugabo baravuze ati, utebuke, ibyishimo byose by'umubiri ushaka uyu munsi urabibona. Ka Everine karikanga, kahita gakoma ikintu. Wa mugabo arumva, kahita gasubira inyuma, karumviriza neza. Nuko wa mugabo aza asatira aho ari, ariko yamaze kumva ibyo avuga byose, ati ahubwo niba atemera ibyo mbabwira, uyu munsi nta nubwo bari buve muri iyi nzu ari bazima. Ubwo karikanga kahita kamenagura ibintu, aho gasubira inyuma kirukanka. Wa mugabo arakumva, arangije araza asa yumviriza ati se ni igiki kivuze aha ngaha. Ariko akomeza kuvugira kuri phone, avuga ati ariko se uretse gatoya iminota mike yandaje nguvugishe mbanze ndebe ibibaye muri iyi nzu. Araza arareba ariko abona nta muntu uhari. Ava kuri phone, aza akurikiye, asanga Everine we yahise yirukanka aragenda, ntiyahita amubona. Ariko Everine nawe aza abona isereri imumereye nabi. Sekirite ku ruhande arakomeza arisekera, nyine nk'umuntu uzi ibyo bakoze. Imbaraga nazo isereri ni nyinshi, akomeza komakoma mukuru we ati, Sharo byuka rega tugende. Kubera ko yari amaze kumva ibirimo biraba, yaje ubwoba bumwisha, ariko rwose nta tubaraga afite, nawe atangira gusinzira. Wa mugabo abwira Bounce ati, ngwino twigendere ureke utwo twana rwose twihorere. Nuko igice cyacu cya kabiri kirangiye, ntimuzacikwe n'igice cya gatatu. Mwandike muri comment niba cyabashimisha, nacyo nyibategurire vuba. Tuzakurikirana igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma, tumenye amaherezo y'abana b'abakobwa bakunze iraha n'ibyiza bikarangira nabi. Murakoze.